iyi ni demokarasi. Barafinda se Kikubo Fred, demokarasi yihuse, demokarasi nyademokarasi, perezida nyaperezida. Twese hamwe, abanyarwanda, abanya East Africa, abanyafrika n'isi yose zafatire kuri urwo ruzitiro. Iyi niyo demokarasi nyademokarasi. Aha, amakoperative mu Rwanda. Amakoperative birumvikana n'amashyirahamwe mu Rwanda, birumvikana yaba aya bakarani ingufu, abanyonzi, abamotari, birumvikana abubatsi, ababumbyi, abacuruzi, abacuruza uduconco, abacuruza amaduka ya nariya, abakora imishinga bishize hamwe. Katuze tubanze tutanga umwitangirizwa. Amakoperative watanga izindi ngero ko mbaye ntanzeho nkeya kugira ngo ntazibacura, namwe mugira izo mutangaho. Muri RUDA turakaze. Ingero z'amakoperative ni nyinshi. Amakoperative dukunda kubona yiganjije cyane muri rubanda cyangwa se mu ahantu hariho hose ni amakoperative. Uhereye hari nka koperative y'abakarane, koperative z'abanyonzi, koperative z'abamotari, koperative z'abantu bakora amataxi voiture, koperative z'abantu bakora amasuku ahantu hatandukanye, koperative yiza KBS. Ni amakoperative menshi. KBS ni koperative, hari KBS, hari RFTC, hari n'izindi na za Royal. Ayo ni amakoperative yiyubashye yo hejuru. Ni amakoperative agaragara ko yo yiyubatse, ariko ari amakoperative afite imbaraga, agaragara ko ari na koperative z'abantu bishoboye bifashije. Ndakeka kuri uyu munsi ari cyo kintu tugiye kuganiraho, turebe koko abantu babaye muri ayo makoperative babayeho bate, ubuzima bwabo ni ubuhe, icyerekezo ni ikihe, ese aba yarimo abafitiye mu marushyi, abagaragara ko bakora ako kazi cyangwa se baba koko muri ayo makoperative abamara iki. Hari ababyibushye, ayo makoperative agatuma babyibuha. Hari n'abananutse, amapantaro baguze bakiri abasore bakiri inkumi, abakwira ubu nta kibakwira. Mwe hirya no hino mushobora kumenyera amakoperative y'abakene, ay'abakire n'amasosiyete. Bitandukanira he? Banzu bibwire isi yose ibyumve, Afrika yacu ibyumve, East Africa yacu ibyumve, u Rwanda rwacu rubyumve, abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Hanyuma abaruda dusesengure, abarudakazi baduteze yombi muri iyi nama rusange isesengura amakoperative. Twataramye noneho utoroda duto tutarafatiranga muntu, tuzafatire kuri uru ruzitiro, dusesengure, tuzasesengure tudasesereza iby'amakoperative, amasosiyete mu Rwanda. Ayo mashyirahamwe ateye ate? Murakoze cyane nyakubahwa Barafinda Kikubo Fred, perezida wa RUDA mu Rwanda hose. Ku makoperative njyewe yo ndeba amakoperative, reka turebe hano mu gihugu cyacu kuko niho twateraniye. Hari amakoperative matoya aciriritse, hari n'amakoperative akomeye cyane ubona ko yateye imbere.
ariko njyewe ndareba nkabona n'ubundi iyo koperative yitwa ari ntoya n'inini bitandukanye cyane. Nk'urugero ntago wafata koperative ya taxi nka KBS urugero cyangwa se Royo cyangwa RFTC ngo yegeranye na koperative y'abanyonzi. Ariko itandukaniro ikibazo tubona cyane nuko koperative nk'izo ziba zarakomeye ziteye imbere n'ubundi zo zirazamuka ziba amafaranga ibikorwa byose byazo biba ari byinshi cyane biriyongera uko bukeye uko bwije kuruta ariko zimwe ntoya n'ubundi ziba zikeneye kuba zakazamutse. Ugasanga n'ubundi harimo yiswe ngo ni ntoya ngo harimo abakarani abayede abanyonzi ariko n'ubundi ugasanga ya koperative igizwe n'abantu batanu bazanye amafaranga yabo bakuye hirya no hino mu buryo tutazi twebwe bayashyize aho ngaho bafashe babana rwa rubyiruko rw'igihugu rugomba rwo gukora igihugu. Araje urugero afashe amafaranga wenda miliyoni 1 cyangwa 2 araje ashyize mu murenge amaze gushira mu murenge 1 2 3 barateranyije barafashe wenda nka miliyoni urugero 5. Ibyo na ahantu hamwe twagiye tubona dusura dusanga icyo kibazo uko bimeze. Barangije ubwabo uko ari 5 bicuriye nk'amajire bamaze kuyakora bayashyize aho ngaho. Mbese ijire rikaba ari cyo gishoro. Umukarani umwe akaba ugasanga muri abantu 5 bafashe abaturage urubyiruko rw'umurenge wose cyangwa imirenge ingahe ubwabo babagiza abacakara n'igihe kambyita ubucakara. Bamaze kubahuza ubwabo ni babandi 5 noneho afashe umuntu umwe muri 5 afasha urubyiruko cyangwa se abantu 50 ati akamuhereza jire. Iyi jire iragiye yishyuwe wenda 5,000 kandi itegetswe kugeza ni 1,000 ku munsi iyo jire. Ukibaza iyo jire yakozwe mu mafaranga yakorewe amafaranga ngahe? Ese abo bana bari kujya gukora niba umwana agiye ku muhanda arabyutse ntibaryama bakarani bo aryama sake aragenda saa 9 akabyuka akaza akikorera imizigo akarwana nayo umuzigo bari umuhembe 100 200 uhaye menshi kugira ngo agwiza cya 1,000 aze no kubonayo atungisha umuryango we ugasanga ntibikunze. Byarangira akagenda akarwana no gukorera cya 1,000 ari bujyane atanga ari bujyane ari bujye kuverisa yajire. Yaba atayabonye ugasanga n'ubundi baramwiru ahise ataha. Ukibaza iyo koperative yuzuje ubuziranenge. Ese uwo munyamuryango wiswe ngo n'umunyamuryango uwo muntu wavuze ngo genda umukarani ndi muri koperative kandi niwe wikorera? Ese wa mwana wikorera we akaba akorera rubanda akorera abo ngabo uwo ngo aziteza imbere ejo araje yikorere akinduka umugongo za mbaraga zagakoreye igihugu usange n'ubundi zisarira ngo kandi biri gutunga umuntu umwe cyangwa 2 kandi izo mbaraga zagakoreye igihugu. Ngewe icyo kibazo cya koperative ziri hasi nizo twabonye zifite icyo kibazo abo bana bafite icyo kibazo. Icyo nicyo kintu natangaho urugero. Murakoze. Kambanze nanone ye mbakubitiremo kano kantu twataramye ka demokarasi yihuse kuko twe turaza tubivugurure usibye no kubivugura turaza tubitunganye. Uyu ni perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred umunyapolitike mwiza wakataraboneka. Perezida nyaperezida papa demokarasi mu Rwanda. Bityo rero abanyarwanda
n'abanyarwandakazi bigaragara ko bagowe, bababumbiye muri izo ngirwa amashyirahamwe zigamije kubanyunyuza imitsi yabo. Dushaka baduhe ingero muri iyi nama rusange, abagiye bakizwa n'ayo makoperative n'ayo masosiyete. Kaduhere ku masosiyete akomeye cyane, kuko tugiye kuiva muzingo tujye ku makoperative y'abakene. Amakoperative amasosiyete y'abakire birumvikana nk'izo za KBS ushobora gusanga ari kampani z'abantu 2, 3, 4, 5 se, hanyuma aribo bihariye transport mu Rwanda. Kubera ari abakire bafite uko bagabana, baba barumvikanyeho, hanyuma bakagena n'imishahara bazajya baha abo bayobozi b'ibyo binyabiziga bashinzwe kubitwara mu nzira nyabagendwa, ubwo ni mu mihanda. Abashoferi rero bakabaha amabwiriza bagenderaho. Yakwibesha avuyemo agiye nko kwihagarika hirya, imodoka wenda KBS ayishize hariya, uriya agahita aza akamufata ngo wavuye kuri vora wagiye kwihagarika, bimeze bite? Ubwo bakamwandikira. Aho naho twarabibonye. Icyo ni ikindi kibazo gishasha nacyo cyavutsemo. Bari kubandikira amafaranga kubera ngo yavuye muri iyo zonda cyangwa yuto. Ibyo rero nacyo ni ikindi kibazo. Ariko noneho aho namwo harimo ibibazo, ubwo ni mu ma companies akomeye. Twe nk'abaruda dushinzwe kugenda tureba kantu ku kandi, ido nido rya buri kintu cyose, kuko imiyoborere yacu ntitwemerera kubona hari urengana, urenganywa cyangwa urenganya mugenzi we ngo tureberere cyangwa tuvuge ngo ibyo birakajyaho, ko ntabwo biri kuri twe. Oya, nitubireka natwe imiyoborere mibi, virusi, kanseri izatwinjirira. Tugomba nk'abarimu mpuzamahanga kubireba tukabifatira imyanzuro, kandi ikazitwa imyanzuro y'igihugu n'umuti w'igihugu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, yaba amakampanizi akomeye cyane, tumaze kuzenguruka mu nkiko zose mu Rwanda, zose twasanze ayo masosiyete, ayo makampanizi afite imanza nyinshi zerekeranye no kutumvikana, harimo abariganya bagenzi babo bagashaka kubahuguza kubera nyine amasezerano atanoze cyangwa imikorere itanoze cyangwa imikoranire itanoze. Aha, nimba rero bitanoze, twe abaruda nka perezida wa ruda, umunyamategeko wa ruda, fondateri wa ruda. Ruda ni iki? Ruda ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse, ku mpamvu nziza nyinshi, 200 ku Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ayo makoperative noneho y'abakene abayashinga bo baba bafite ubwo buhanga, baragenda bakabyandika neza. Hari aho biba ngombwa bakajya kubyandikisha no muri RDB, bakabyandikisha se mu turere no mu mirenge, bakagira n'ababibafashamo. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, bamara kubona ibyo bipapuro bakaza bakegeranya abayedi, abafundi,
bakaza bababwira ijambo cooperative, izina cooperative, ngo murebe ko twita cooperative yacu tuyishakira izina, cyane naryo bakaza bariteguye naryo bakaribagezaho. Ubwo n'amatagisi vatiri mu Rwanda yesi kabuzi nayo yavuye iyo nayo barayiteguye, hanyuma bayibagezaho, barababwa mwiyandikishe mu b'abanyamuryango. Birumvikana noneho ako kamashini kagenda kabara ibirometero ugenze ukakagura, bakakagurisha amafaranga atari make, kandi ntikitwa kawe, n'ubundi kaba gasigara ari akawe. Kandi noneho bakagutegeka ngo birometere ibi nibi umuntu utwaye aya n'aya ni ayacu, kandi ntibagufashize ngo bashoremo ayabo, ngo hari igishoro bagufashe pine ntisaza cyangwa itoboke bayigukore, moteri ntisaza ngo bakushemborize yindi, icyuma mu kinyabiziga cyawe ntikipfa ngo gikanikwe cyangwa gisimbuzwe, babigufashemo. Ugasanga mbese ni companies cyangwa societe cya cooperative sabaringa, ahubwo zuzuyemo bakaboko gusa bashinzwe gusahura ibya rubanda. Mu makoperative rero reka tusase inzobe tubwizanye ukuri, bimeze bite mwe mumaze kubibona? Nta kantu karaho muri demokarasi yihuse. Rero twe abaruda uko tubikora, tushaka demokarasi nyademokarasi, demokarasi nyademokarasi izira ibintu by'uburiganya, ariyo corruption. Corruption ntayo dukeneye. Noneho tushaka turwanye bribation za ruswa. Rwanda gihugu nkunda, twasigiye n'abasogokuruza bacu, Rwanda ya gihanga ngoma ijana, twebwe abana b'u Rwanda tuzakubaka, amaboko yacu azakorera u Rwanda, abakuru abatoya twese dufatanyije hamwe kubaka urwatubyaye. Demokarasi nyademokarasi y'abaruda. Demokarasi, demokarasi, demokarasi ni demokarasi, demokarasi, demokarasi ya demokarasi, demokarasi muri demokarasi niyo demokarasi y'abaruda koko twagiye. Birumvikana ayo mashyirahamwe nakwita ingirwa mashyirahamwe agamije kwigwizaho ibya rubanda, abo bose bagiye bayashinga kuva kera rwose, bakagenda bakegeranya ibyo byose bakabikora, nta serivisi baha abo ngabo bakoteza ibyabo. Ugasanga ni abanyamuryango ku mazina gusa, ariko ku migabane ntibaba bebeshaho, ku buryo usanga ni umunyamuryango gusa mu izina, ariko si umunyamuryango w'umunyamuryango koko, yaba muri kampani, haba muri koperative, iyo sosiyete se bitewe n'uburyo bayibatiza izina. Ugasanga muri make nibaringa kuri bamwe, abandi bo ni umuyoboro ubinjiriza amafaranga bakabaho, noneho ugasanga nta n'icyo bamarira abandi, byitwa ko bafatanyije. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, katuze twive muzingo nk'uko tuvuga muri demokarasi yihuse yacu y'abaruda, akantu ku kandi tukareba. Harya wowe wasanze amakoperative y'abakene niyo tumanutsemo? Duhereye muri koperative zigaragara nk'iz'abantu baciriritse mu mvugo wenda yumvikana z'abakene, uhereye ku bakarani,
koperative z'abakarani hari imwe nasuye njya gutara amakuru nganira nabo, ndababaza se koperative yanyu ibayeho gute, ikora gute? Umukarani umwe arambwira ati niko numva ko bahora ngo babakangura kwiteza imbere, mubona mwatera imbere, mubona bimeze biti? Umwe arambwira ati rwose ibyo gutera imbere byo ntabyo, cyakoze iyo umuntu agize amahirwe arwana no kubona amafaranga yo kurya cyangwa akishyura inzu, ubwo nibwo buzima bwacu nta by'iterambere. Nise kubera iki? Kandi muba muri koperative bizwi ko koperative mukora mukaba mwafite imigabane mwaguzemo, mukaba mwaziteza imbere mukagera ku rundi rwego. Ibyo bintu biterwa n'iki ko wowe numva nta byiringiro ufite by'ahazaza kandi ukora? Arambwira ati nubwo bimeze gutyo, bivugwa gutyo, ariko siko bimeze. Ati ahubwo twebwe nk'umugabane muri koperative yacu nta mukarane ufite ububasha bwo kuba yawugura. Umugabane uri kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ngenda tangara cyane numva ngwiswe n'inkuba. Ni gute umugabane w'umukarani ugura miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda? Hejuru y'uko umukarani akazi akora tuzi ko yikorera umutwaro w'amafaranga 100, 200, nta mukarani upfa kubona byibuze n'umutwaro w'amafaranga 500. Arambwira ati rero niko bimeze. Ni none se ubwo mwebwe bakarane, mwebwe mbona murimo kwikorera ibifuka by'amakara, ibifuka by'inyanya, ibifuka by'amakaroti, ibifuka bimeze ukuntu, uwo mugabane we warawuguze? Ko mbona ko kuri mu kazi kandi bivugwa ko umukarane agomba kuba ari muri koperative, kandi kuba muri koperative bisabwa ko waguze umugabane, warawuguze? Mpa amakuru neza. Ati oya, uretse nanjye ureba aha n'aba bose uko tureba dutonze umurongo ntawe ufite ubushobozi bwo kuba yawugura, ahubwo hari abafite amafaranga yabo, abakire, aba bose, abantu bibitse amafaranga yabo, nibo baje bagura iyo migabane. Twebwe twarumvishe ngo tuze tujye muri koperative twitirirwa ko turi abakozi ba koperative, ariko imigabane ifitwe na ba nyirayo babasha kubona ayo mafaranga y'igishoro cya miliyoni akayatangamo. Ndamubaza ntese iyo koko yatanze ayo mafaranga ya miliyoni wakaguha akazi nguze ukore mu mwanya we, iyo miliyoni kumara iki cyangwa we mukorana muti? Arambwira ati rero njyewe icyo nsabwa amajiri nkayambara nkaza mu kazi nkamuverisa amafaranga 1000. Ababibona biba bizwi ko ari njyewe uri muri koperative ukora. Ariko iyo habaye inama y'abakarane ibera mu ibanga, haza babandi bafite inda zabo zageze imbere babakire, nibo bajya gukora iyo nama n'uburyo koperative yatera imbere yabo. Twebwe bakarane n'ubundi tuba turi aho mu kazi. Nyuma yabwo wa mu boss wanjye nkorera wo muri koperative n'ubundi niwe umbwira ati mugomba kwitwara noneho gutya, mugomba gukora gutya, ntago tumenyaho nyirizina iterambere ryo koperative ryayo dore ko ari iyabo. Twebwe urabizi ko akazi kabuze, umuntu aremera agakora akabakorera bikagenda uko. Numva ndababaye cyane, numva ndababaye ku buryo bushoboka. Ni gute umuntu w'umukire afite amafaranga henshi yashora amafaranga yaretse aba bana bakirwariza bakijajabira, cyangwa nimba ari umuterankunga mwiza cyangwa umushoramari akaza akabigira imishinga akanabatera inkunga y'ayo mafaranga, ariko ntaze no kubanyunyuza mu byo bakabaye bafitiye ubushobozi. Numva ndababaye cyane ku kiyo koperative y'abakarane, numva birambabaje. Ni mu gace kamwe muri uyu mujyi barambwiye bati uramenya utatubivuga. Umwe yananyimye n'amazina twaragana, arambwira ati ndayakubwiye ariko utayatangaza, batananyirukana ugasanga cyangwa se ndagambaniye ukuntu hari abantu bagenda bahohoterwa, cyangwa se kubera ko twe turabizi ko abakira atari abantu, yanagushyirishamo ahantu runaka yagira gute kuko barica bagakiza. Urabizi ko bica bagakiza ntazanaburirwa irengero. Ati rero mbabarire nduganije nk'umunyamakuru wa RUDA, ariko utavuga amazina yanjye cyangwa ngo uvuge ni koperative yariyo nubwo uhari. Ndamubwira ntoke n'ubundi umpaye amakuru nk'umuruda birazwi turakuzi, ntago nagutangaza kubw'impamvu zawe z'umutekano. Urakoze cyane. Rero nyakubahwa
kuri rimwe nakoze nayo makuru no hasanze ndumva ako kababaro nako gahinda kabo bantu nubwo bucakara burimo gukorerwa abana b'abanyarwanda bitwa ngo bari muri koperative ariko ari baringa warwana no gukorera indaye gusa hari igitugu kimuri hejuru asabwa kuverisa amafaranga adafitiye inyungu adafite naho azagariza kubwo baguzwe bo baraho nk'ibishoro gusa bikora bidafite inyungu. Ndumva nawe wagira icyo bivugaho. Murakoze cyane. Ni byiza kuba mwarashoboye kuvumbura abo bantu nubwo mutabavumbukanye nkuko abo bigira abakire bavumbukana abakene bacu mu Rwanda bakabagira imitungo babyaza umusaruro bo bakagwiza iyo mitungo mu mifuka yabo bagahunika no mu mabanka bakayakura mu mabanka bajya gushora imari no mu mahanga mu mazu mu mato no mu ndege no mu bindi companies akurikiza amategeko ugasanga bayabishinze mu mahanga iyo ariko hano imbere mu gihugu ugasangaho ni baringa. Muri make bagashiraho imiyoboro ivuruganya abanyarwanda n'abanyarwandakazi banjye bavuruganyamo imbaraga zabo bababyaza umusaruro bo bakitwarira bakarya bakamererwa neza bakagubwa neza bakagura amamodoka bakagenda bishofa bagatera imbere mu buryo ubu n'ubu kandi ugasanga n'uwo wo muri koperative ngirwa koperative nta namuha narifuti ajya kuri ako kazi cyangwa avayo ahubwo kubera harimo n'ikibazo cya transport agatega muri yayandi none yanakoreye